ko wa mugani muranyi mukoze hasi mu nyibutsi buye ko naragiye ko natanze ikirego muri RIB akabashize amezi 2 byagenze nareze umuntu bwa mbere kuva mbayeho nagiye kuri RIB wagitanze mu mezi 2 n'amafaranga hashize amezi 2 nta feed sinzi uko byagenze kubona nabyibagiwe no nasubiye no kubababwira ndabibutse nese umuntu wareze nawe ufarenze nawe ntabwo ashobotse wowe wareze nawe ninde ufite kandi nanjye ngifiteyo wowe wareze nawe ninde ufite ibiro byinshi nyine mu ibiro byinshi ariko ubutabera urumva atarangaraguye se arandusha ibiro bike ariko bavuga n'umuntu wagupushinze ku buryo ujya kumurega urumva icyabinteye urumva hari uwo nasubije hano musubije umuvugizi wa RIB amerera nabi cyane cyagihe by'ukuri nabi cyane yamvuze nabi birambabaza cyane tambwira ko areze umurangi wa Bitseri yarambabaje cyane kuko nje nta cyaha mu by'ukuri nishinjaga nari nakoze urumva ariko agira imbere y'amakuru byinshi cyane ati turakurambiwe urumva yabaye setback kuri jewe no kuri business yanjye kuko urwego nka RIB ni urwego rukomeye buriyo muvugizi wa RIB avuzeho kuriya yaba abakiriya batangira kugenda biguru ntege gusubira inyuma bamumva ko ufitanye ibibazo wenda ufite wenda bitavugwa bitazwe ufitanye ibibazo n'igihugu cyangwa n'iki byansubije inyuma cyane so mitafata umwanzuro ni niba ari uko bimeze rero ni ibirego nzajya mushyikiriza ibirego nanjye siko bimeze ngo niwe wareze ni jewe wareze nyine wareze nyuma oya ntabwo nareze RIB ariko undi wankoreye icyaha nyuma aho kugira ngo nanjye mukorere icyaha naramureze urumva ariko kuva icyo gihe ntanze ikirego amaso yaheze mu kirere ubwo se ubwo bikoze mu kwa gatatu bambwiye ngo hari iminsi bivuze ngo hari iminsi ni procedure se niba harabo ntibararugera oya ntibishoboka birashoboka cyane hari iminsi iminsi yo watanze ikirego ntarengwa ahubwo icyo bivuze ngiye nzajya kwirebera umuyobozi wa RIB umwaka ushize menye niba hari abamategeko adakurikirana kuko natanze ikirego umwavoka niwe watanze ikirego oya nturakererwa aragitanga gishyikiriza njyayo ndabaza bambwira ko cyashyikirijwe umugenzacyaha ndibaza umugenzacyaha hashize igihe kingana gutya dosiye ya cyane ntibaragira oya ntibishoboka bibaho amezi birashoboka reka nk'ubuhamya atarayigeraho iyo minsi 5 arayemerewe kuba atarayigeraho nyine nta minsi ni minsi 5 reka nk'ubuhamya umwaka ushize nanjye nagize ikibazo icyo kibazo wanakimbajeho cyari kinyimishije akazi nabuze gake cyari koroneri nakigize mu kwezi kwa 11 ndega muri RIB mu kwezi kwa 12 RIB yankoreye dosiye mu kwezi kwa kabiri urumva amezi yose mu kwezi kwa kabiri nabwo matariki ya nyuma dosiye itangwa mu bushinjacyaha mu kwezi kwa kabiri ubu ngubu iracyari mu ubushinjacyaha nabwo ntiburaregera urukiko turi mu kwa 8 turi mu kwezi kwa 8 ahubwo iyo wari ufite cyangwa gahina wari ufite icyaha cyanjye bacyakiranye icyo bita urgence sibyo urgence ntabwo ari cyaha utanga ukagenda ni icyaha bakiranye urgence bahita bagikirizana n'umugenzacyaha ubwo rero urumva icyo nibaza naho cyakwamiye karenze icyo mbaza cyari muri urgence mu nkiko ni bibi keretse iyo bagukubise bya bindi icyaha mu nkiko ni bibi karenzi kuva utanze icyo kirego uko wiyumvaga mu mutima akabaro wari ufite ugukomereka wari ufite niko kimeze uyu munsi niba wararuhutse atari ko kimeze wavanye ikirego umuntu usigaye unabyibagirwa se asigaye anabyibagirwa yanabyibagiwe ntabwo waruhutse urumva nareze umuntu witwa ngo Magashi
wo kuri YouTube namubonye kuri Twitter bazanye ntuzi ibintu yari yavuze ndamuzi ariko famiye gutya nigeze kumubona avuga ko nigeze kubona video ye yaposted kuri Twitter avuga ngo igisambo umujura nabibonye ngo n'umujura ruharwa nabibonye kuri Twitter ngo sinzi ngo karasira ngo wayoboraga aperi ngo yararenganye ngo kandi ngo ari karenzi w'ibya aperi ngo uri umujura amafaranga yose aperi yahombye ngo amafaranga yose aperi yahombye ngo karasira ngo ararengana wari chairman ngo karenzi nawe yayibye ngo ni umujura gisambo ruharwa yes iyo video narayitanze muri ribu narayitanze muri ribu aha bakwiciye na image kabisa umuvugizi wa ribu umujinya yari afite anyihaniza kiriya kirego cyo wagiye iriya video nk'iriya niba nyitanga nkatanga ikirego cyangwa tuyikine tuyereka abanyarwanda uwo magasi se uracyamubona ariko ubwo urumva jyewe ndajya kureba umuyobozi wa ribu samugana wamwe ko namuherutse ndajya kureba umuyobozi wa ribu cyangwa wasanga afungiwe n'ikindi wasanga aratutse abantu benshi we wasanga afungiwe ikindi buri cyaha kiba kigomba gucitinga ukwacyo wareze ntabwo karenzi yitaye ku bindi byaha yaba yarakoreye abandi we yitaye ku byo we bamukoreye ari igihe urega umuntu ugasanga video nanjye nkurikije uko nzi karenzi yarankomerekeje ndumva nariteho na comment kuri X navuze nti urakabije nanjye itabuka sinari kumusubiza nanjye nasubije ndavuga nti hano urakabije nanjye itabuka nari ndi muri situation iri week nyine kubera ibyo umuvugizi yaramaze iminsi amvuzeho bikansubiza inyuma Mucyamani karasanga abantu baramurenganyije amushyiraho amafaranga wari karenzi wayibye ngo yamwigiye umuntu ntazi iby'umupira wo magashi niba abantu bakoreshwa nyine bicaza bakabwira ibintu bati genda uvuge nyine kubera ko bamufata gutyo akaza agaturaho genda yize asari video mana so ikirego naragitanze kandi sinzagikurayo ahubwo murangibukije najya kwirebera umuyobozi wa ribu nimva hano ndajyayo ndajya numva wababarira magashi ashobora kwandikira agasaba imbabazi cyangwa mugahura akagusaba ntabyo yakoze muri aya mezi abiri urashaka kuzimusabira ahubwo wizimusabira wigire umuntu utazigiriye kuko usiragira mu nkiko atari byiza ariko nanone ntabwo wakosheje bagomba kuzajya bisigira isango nuko gusiragira mu nkiko atari byo munyibukije ko amezi 6 yanjye agiye kuzura ubushinjacyaha butarahagera wareze ndekwe ntabwo bizi ibintu byari binkomeranye ese yari agiye kunyima akazi tugera muri disipurine yawe kwigerwa ku mashyi kwimakaza kubera igikorwa buryo abantu bagusebeje abantu bigeze gutamo kuri TikTok nabibonye nawe kuri TikTok Traore uravuga ati Traore yamboreje ku nkeke genda cyari muto ibyo bintu ntabwo isari hano so reka twe twigira umupira mu nyemerere cyane ntabwo kiri muri ribu kiri mu bushinjacyaha 6 arashize 6 iyo arenze rero hari igihe ngo dosiye iba yarakashijwe ubwo rero araburaho nk'iminsi 5 Traore bariya kwa abantu bawe babariye kweri ariko kuki basabira imbabazi wawe umuntu wawe se apanga kukurangiza kubabarira burya nabyo bigira procedure ubundi se umuntu utagusabye wamubarira uwagusabye imbabazi wumvikana n'uwabishatse kandi abikuye ku mutima ntabyandije bibiri